Yes, ibihe byiza ku bantu mwese mudukurikira aho muherereye hose. Reka mbabwire nti Imana ikomeze kubaha umugisha mwe mwese mwamaze gukora subscribe, namwe mutarakora subscribe, mugire vuba na bwangu kugira ngo Imana ikomeze kubaha imigisha cyangwa se mwakire ku mugisha Imana itanga. Ni wa muhungu wanyu James Legend wamamaye, akaba ari njye tugiye kubana muri My Heart Talking and Comment today. Tugiye kuvuga ku makimbirane y'imiryango ibiri, umuryango wa Suzy ndetse na Adolphe, tuvuge no ku muryango wa Mwarabu ndetse na Nyirankotsa. Turagaruka no ku rukundo rwa Dev ndetse na Benita ho gatoya. Abakurikirana inkuru mukaza kuyirangiza muraza kuryoherwa mu buryo budasanzwe. Tubahaye ikaze. Abakurikirana ino filime ngira ngo murabyibuka, uyu Mwarabu ndetse n'uyu Nyirankotsa ni abakinnyi bagaragara muri iyi filime bameze nk'abantu bari guhangana. Mu by'ukuri umuryango wabo imibanire ufitanye nta rugero rwiza utanga abantu bakabaye bigiraho, ari nayo mpamvu nshaka kugaya abantu bose babana muri ubu buryo, mbabwira yuko bitagakwiye kuba umugabo n'umugore baba bahanganye batabasha kugirana inama, umugabo yurira umugore n'umugore nawe ntamufashe hasi, ugasanga mbese iyo mibanire ntago ari imibanire myiza. Turagaruka nanone ku muryango wa Suzy ndetse na Adolphe. Nk'uko mubizi abakurikirana ino filime, ngira ngo muribuka igihe Yannick yari yarabuze, uyu mugore yaje kugira gutya afata banki Lambert, ayifata atagishije umugabo w'inama, hanyuma nyuma yo kuyifata aza kwishyura amafaranga yari yarahombeje muri kampani ya Yannick, biza kuba urujijo. Ngira ngo abantu mwese mukurikira iyi nkuru nyine muhita mumenya uko iyo situation nyine uwo mugore yaje kuyitwaramo. Hanyuma rero kuri uyu munsi byaje kugaragara ko uyu mugore nyine na banki Lambert atabashe kwishyura mu buryo bukwiriye, ndetse yabuze n'amafaranga nto kuyakura. Biza kuva mu ibanga ryabo bijya ahagaragara, bigera n'ubwo umugabo abimenya. Amaze kubimenya rero bikubitaho nuko yari amaze kumva amakuru y'uko umukobwa we bamuteye inda Nina, umukobwa we akunda cyane bucura bwe. Hanyuma afata umwanzuro wo gusohoka, ariko asohoka atari ukwirengagiza ibibazo biri mu rugo cyangwa se atari uguhunga ibibazo, ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo atekereze neza icyo gukora, adahubuka cyangwa se agakorana ibintu umujinya bikagenda nabi mu nzira zitari zo. Icyemezo cyiza cya kigabo. Nyuma yo kugaruka rero yaje yitekerejeho, abwira umugore we Suzy ati dukwiye kuganira kuri iki kibazo tukareba ukuntu tugikemura, ariko nanone bikakubera isomo kutazongera kugira ikintu ukora utangishije inama ngo tubanze tucyumve kimwe, kabone n'ubwo ikibazo cyaza nyine twashobora kugihandoringa. Birangira rero biyegereje Tayiga kugira ngo bamwishyure amafaranga, ariko Tayiga uyu nguyu arabakukana ati ngiye rwose ntabwo nshaka ko munyishyura amafaranga, mugomba kumpa inzu. Mbese biba incyuro nyinshi cyane, ariko bigaragare ko iyi miryango nyine nibura wenda hari uko igerageza kuganira, nubwo hari ubwo baganira ugasanga bishiriye mu magambo gusa, nyuma yabwo ntibagire gute, ntibabe babasha kubikurikiza nk'uko babiganiye. Hanyuma Dev rero ndetse na Benita nabo urukundo rwabo kuri uyu munsi ruragirwa ku mashyi. Muribuka ko umukunzi wa Benita yaje kugaruka avuye mu mahanga, agasanga uyu mukobwa nyine yaramuporofotse, yarakundanye na Dev. Ibintu bibaye nk'aho ari nk'inshuro ya kabiri, ariko nabyo ni ibintu mbona hazaca uwambaye umunsi Dev yamaze kumenya ko uyu mutipe yagarutse mu buzima bwa Benita, akaba aricyo kiri gutera ibi ngibi. Guys, mumpe comment rero mumbwire uko mubyumva kuri iyi miryango cyangwa se kuri urukundo rw'aba ngaba. Ni James Legend wamamaye. Imana y'u Rwanda ihorane namwe.